So guys, mu ibihe byiza cyane kuri mwe mwese mudahwema kutugaragaza ndetse no kutwereka yuko tubana bya buri munsi. Reka turebe urwibutso rw'ibyamamare nyarwanda kuri Noheli iyo mu buto bwabo, ikintu bibyibutsa mu buto bwabo. Uyu munsi wa Noheli benshi mu bakristo bari kuwizihiza mu buryo bugiye butandukanye. Icyakora uko ari kuribwa uyu munsi ubanza atari ko benshi bayizihizaga mu myaka ya hambere. Ukuntu uyu munsi abastar benshi cyangwa se ukuntu uyu munsi bari kuwurya, ukuntu urimo kuribwa ntago ariko bajyaga bawurya mu myaka yabo ya hambere. Ibituma buri wese rero agira urwibutso kuri uyu munsi mu myaka y'ubuto bwiwe, mu rwego rwo kwiyibutsa uko Noheli yayizihizwaga mu myaka ya hambere. Igihe ari nayo dukesha amakuru yegereye benshi mu byamamare mu rwego rwo kwiyibutsa uko Noheli bayizihizaga mu bwana bwabo. Benshi mu bo twaganiriye rero bahurije ku kuba Noheli yo mu myaka y'ubuto bwabo yararangwaga no kugurirwa imyenda n'inkweto bishya. David yabaga azakina umukino w'ivuka rya Yesu. So nukuvuga ngo rero mu kiganiro twagiranye na David yahishuye uko icyo yibuka mu myaka yo ya hambere kuri Noheli yabaga yiteguye gukina umukino ujyanye n'ivuka rya Yesu Kristo. Uyo akaba yakinanaga imyenda mishya yabaga yaguriwe. Ati icyo nibuka rero mu bwana bwanjye so papa ati icyo nibuka mu bwana bwanjye twabaga dufite umukino w'ivuka rya Yesu, twakinaga mu rusengero ndetse no mu rugo iwacu. Ababyeyi bacu babaga batuguriye imyenda mishya, inkweto nshyashya. Ikindi David yavuze yibuka ni uko iwabo hatagombaga kubura ikirugu. Uko byagenda kose ikirugu harya ni igiti bya bintu ndakeka ni bya bintu ni ibintu bambara, ni ikintu bamanika, ntago mbyizi neza. Ntago hagombaga kubura ikirugu. Ibyo biri mu bintu David yavuze uwo twakita Rusine ntazibagirwa uko Noheli yatumye inkoko z'iwabo zishira. Umunyarwenya akaba umunyamakuru Rusine Patrick uri mu bagezweho yavuze ko atazibagirwa iki kintu, ukuntu inkoko z'iwabo zarinze zishira kubera umunsi wa Noheli. Ati buri gihe Noheli yabaga mu rugo yabaga mu rugo bakinnye, maze kuko twari dufite inkoko zo korora mama akabagamo imwe ngo tutajya gushukura mu baturanyi. Inkoko zagendaga zishira mu gake gake. Iyo ngo ni inkuru y'ubutoya bwa Rusine. Marina Deborah nawe yavuze urwibutso afite kuri Noheli. Marina Deborah Marina Deborah ubundi Rusine arankoma byatari ibintu byo byose banumva birimo comedy. Marina Deborah wakuriye mu baririmbyi mu baririmbyi navuga nko muri korali Inshuti za Yesu muri ADPR irwamagana. Marina ku bantu birwamagana murabizi, mwe muri mwe mwagiye munaririmbana. Ahamya yuko yajyaga rero aryoherera kubera uburyo basabanaga ku rusengero. So ku rusengero rwabo uburyo bajyaga basabana, yatahe iwabo bakamusohokana. Turi mu tuntu nyine ababyeyi baba bakwiye gukorera abana babo. Ati kera ndi umwana Noheli yabaga ari nziza nubwo twe twabaga turi bakeya kuko twari bane gusa. Naryoherwaga rero iyo nabaga ndi mu rusengero kuko twakinaga imikino itandukanye y'ivuka rya Yesu, ku buryo wasangaga umuntu atitabiriye yababaye byatari, yabaga nyine ari mu gahinda gakomeye cyane. Ku rundi ruhande ariko Marina ahamenya neza uretse gusangira mu rugo se yakundaga no kubasohokana bakagenda nk'ahantu runaka akabagura imyenda mishya
yabaga yabaga akanabagura n'utuburusheti ndetse n'udufanta tu. Ari n'isano reka bariyo twigarukira, ari n'isano ntazibagirwa uko Noheli iwabo babaguriraga imyenda. Bose rero ku kantu k'imyenda niko kantu bari kugenda bahuriraho. Ariko we natwe kuri Noheli batuguriraga imyenda papa, ntago ari bino byamamare gusa. Ibi byamamare rero bikajya binatwima duhuje ubuzima. Ari isano riri mu bahanzi bagezweho cyane muri iyi minsi, ahamya neza yuko atazibagirwa ukuntu iwabo babaguriraga imyenda isa, yaba we n'abasaza be, cyangwa se yaba we n'abasaza we bakirirwa nyine bazenguruka agace. Ntabwo babura kuzenguruka agace, bagataha ku gicuku kinishye ninjoro biriwe bazenguruka mu myenda mishya. Ati mu bwana bwanjye kuri Noheli batuguriraga imyenda mishya kandi isa, njye n'abasaza banjye tukagenda mu muhanda wose umunsi wose twacitse mu rugo ngo yewe ngo twatembereye ngo twagiye gutwika, twatahaga mu rugo rero ngo bakadukubita bakadutimbura ku munsi mukuru. So reka twigarukira ku cyamamare cyacu Rocky Kimomo cyane yagisohoye n'indirimbo bita Pressure, indirimbo idasanzwe cyane, ikaba ari indirimbo nziza cyane. Rocky Kimomo rero we ntajya yibagirwa iminsi mikuru yo hambere. Rocky Kimomo uri mu basobanuzi filimi bakomeye cyane hano mu Rwanda, yavuze ko atajya yibagirwa ukuntu mu minsi mikuru yo mu bwana bwe cyabaga ari igihe cyo kugurirwa imyenda n'inkweto bishya no kurya neza. Ati sinjya ibyo bintu sinjya nibagirwa Noheli ya kera, byari igihe cyo kugurirwa imyenda mishya ndetse no kurya neza kuri Noheli. None ubu ngubu kurya neza murabizi neza ni akantu kacu. Reka twigarukire kuri Bwiza Emerance, umwe mu bahanzi bagezweho cyane. Bwiza rero we ngo ntazibagirwa uko yararaga amanitse imyenda n'inkweto yabaga yaguriwe. Umuhanzikazi Bwiza yavuze yuko atazibagirwa ukuntu kera babaga babaguriye imyenda n'inkweto bishya, bakarara babimanitse bategereje uko bucya ngo abijyane gusenga. Ati babaga banguriye imyenda n'inkweto bishya nkarara mbimanitse kugira ngo bucye mu gitondo bijyane gusenga. Reka twigarukiye kuri Bizimana wabaga batumiye abana bato iwabo. Bizimana kuri we ubuzima uri kubarizwa muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, yavuze ko ikintu atajya yibagirwa ko iwabo babaga babaguriye imyenda n'inkweto. Bose niko akantu bari kugenda bahurizaho. So ariya kuru rero ntajya yibagirwa uko Noheli yajyaga bahaze cyane. Noheli yajyaga ijya kuba bahaze cyane. Isimbi Alliance umaze kubaka izina rikomeye cyane muri sinema nka ariya kuru, yavuze yuko atajya yibagirwa uko Noheli baryaga umuceri koko n'imboga z'amashu. Yewe nawe rero ati Noheli yacu rero wasangaga bisaba ko tuzenguruka ngo twabaga duturanye ku ariya kuru ntago bisamaje mbaga n'amashu. Ahubwo reka twigaruke kuri Uncle Austin. Uncles nawe ahari icyo atajya yibagirwa ku muri Noheli y'ubwana bwe. Uyu muhanzi akaba n'umunyamakuru rero urimo bafite izina rikomeye cyane mu Rwanda, yahishuye ko iwabo babaga babaguriye imyenda n'inkweto bishya. Ibi nguyu we ni ibintu byose ni ibintu bari kugenda bahuriza mu rwego rwo gusangira n'abaturanyi. Ati papa yabaga yatuguriye imyenda isa n'inkweto, ni utuntu dushya ubundi mu rwego rwo kugira ngo uwo munsi uze kuza. Reka twigaruke kuri Fuad Gicumbi ko yavuze byinshi we. Fuad Gicumbi we ntazibagirwa
Hagenimana Benjamin umaze kubaka izina nka Gicumbi akaba umunyamakuru wa BBC FM yavuze yuko atazibagirwa ukuntu mu bwana bwe Noheli yabaga ari impamvu ikomeye cyane yatumaga bagurira imyenda mishya. Ako kantu k'imyenda mishya nta cyamamare na kimwe kitarimo kuvuga ati cyakora nibuka ukuntu kuri Noheli yabaga ariyo mpamvu ikomeye cyane yatumaga ababyeyi batugurira imyenda mishya kugira ngo tuzabashe kujya mu misa ndetse n'ibitaramo igitaramo cyabaga kiri kuba. Uretse imyenda mishya rero Danny Vumbi yibuka uko bararaga ijoro bategereje ko akana Yesu karira kuri radio. Danny Vumbi yavuze yuko kuri Noheli uretse kugurirwa imyenda mishya atajya yibagirwa ukuntu bararaga ijoro bategereje ko akana Yesu kavuka. Reka twigaruke kuri MC Tino ahamya ko kuri Noheli wabaga ari umunsi wo gutembera umujyi. MC Tino uri mu banyamakuru bakomeye cyane ndetse akaba n'umushyushya rugamba uzwi ku izina rikomeye cyane mu bitaramo bibera hanga mu Rwanda, yavuze yuko kuri Noheli yabaga ari nk'umunsi usanzwe kuko bagurirwaga yabaga ari umunsi udasanzwe ko bagurirwaga inkweto, bakarya neza, bakarya iyo miceri bakaba bameze fresh nyine nk'abandi bana bitetesheje sha. Mico the Best rero yibuka ko Noheli wabaga ari umwanya wo gusabana ndetse n'indi miryango. Kaka na kantu bose bari kugenda bahuriraho. So Riderman ahamya neza yuko kuri Noheli yabaga ari umunezero mwinshi cyane. Umuraperi Gatsinzi Emery wamamaye ku izina rya Riderman yavuze yuko iwabo iyo Noheli yabaga yageze byabaga ari umunezero ukomeye cyane. Ati ikirugu cya sipore mu nzu cyabaga kimanitsemo ahantu hose. So ntago ndi buze gukomeza cyane kuri bano bahanzi, reka tureba kuri uyu muhanzi. Ni umunyamakuru. Uyu munyamakuru we benshi mu bo twaganiriye bemeza ko Noheli n'izindi minsi mikuru bigiye bitagihabwa agaciro bitewe nuko nyine hambere nubwo babikazaga nk'ako hambere nubwo habaga bifite agaciro. So rero reka mbashimire.